ngira ngo twese inkuru y'Abanyayisiraheli bava muri Misiri turayizi, twarayisomye muri Bibiliya. Ariko hari igice cyanditse muri Bibiliya cyo muri Yuda kivuga yuko Satani yaje gushaka kwiba umurambo wa Mose nyuma yaho apfiye, kuko nyuma yuko Mose agomeye Imana cyangwa se akoze iby'Imana itashakaga, yamuhaye igihano cy'uko atazigera agera mu gihugu cy'isezerano. Muri uko gupfira rero mu nzira ataragera aho ngaho, Satani yaje gushaka kwiba umurambo. Niki cyatumye Satani ashaka kwiba umurambo wa Mose? Imana ikimara kubona yuko Satani ashaka kwiba umurambo wa Mose, yohereje marayika Mikayeli n'abandi bamarayika bari bamugaragiye kugira ngo baze bahangane na Satani ntiyibe umurambo cyangwa se umubiri wa Mose. Satani mu by'ukuri ikintu yari akeneye kugira ngo akoreshe uwo murambo byari ukugira ngo awukoreshe ayobya Abanyayisiraheli, kubera ko Abanyayisiraheli bari barizeye yuko Mose cyangwa barabwiye yuko Mose ari uzabageza ku gihugu cy'isezerano. Satani yagiraga ngo azakoresha umubiri wa Mose cyangwa umurambo wa Mose ayobya abo Banyayisiraheli kugira ngo iby'Imana yashakaga ntibizagerweho.